hafi buri kibi cyose kiri ku isi uyu munsi cyazanywe n'abantu. Uratekereza ko bishobora guhinduka? Ngwitse cyo kuvugisha kuri we ubundi ukuri ko baravuga ukuri buri guca muziko ntigushyira yakariya yaba ari mu mwitaro rimeze gute nta kibazo cyawe bwiza umuntu kuri abyange cyangwa byemere abigukundire cyangwa bikwangire kuko kuri kundi kuba ari ukuri nyine ukuri rwose ariko hari abantu banze bakize imbere ikinyoma we akubagatira muntu ni mubwiza uzi ko ari nyito yaje vuga ngo ukuri kuranyagira ngo ikinyoma kikugamishwa cyane ibaze kugira kuri urwo rwego tubyakira gutyo kumva ko kuri kwatsikamirwa ibaze pe bigera bizamuka gake gake niba rwose abantu mutobarire aho ibintu bigeze wa mugani buriya ejo wanacoreka Imana yaguhamagara ukigendera ariko baza kugira ngo uzagende usigara umuntu wabeshye noneho usige inkuru mbi imusozi usanga umuntu aramubeshye yishora mu bintu atazi kandi wewe wari ufite amakuru ukamubeshya kugira ngo agushime yumve ko muri inshuti ahubwo uzamubwiza ukuri hakiri kare yagukunda cyangwa akakwanga ibyo ni akazi ke ariko ku mutima wawe ukavuga uti njyewe ndera pe cyane ariko usanga nk'umuntu akakubwira ati nagiye gusaba akazi ahantu ndagenda bankura interview baratubwira ati mugende umuntu watsinze tuzamuhamagara tuzahamagara azaba yataratsinze kuko umuntu nk'umukoresha uwo mukozi umufashije iki koko mu by'ukuri mubwira uti mu batsinze n'abangaba we watsinzwe byakubera impamvu nizi ati natsinzwe kubera iki utumira kwinjira muri interview ako kanya ugahita ushoreza nikosa ntuzanabyongere nimushatse kwipfu nafata agatambaro kawufite kandi bikore mu kinyabupfura ujye ku ruhande wipfune witunganye wongere ugaruke wisukure mu magambo meza pe icyo gihe abyumviraho akavuga ati ubutaha bwira umukobwa ati kugira ngo ujye muri interview kwambara miniwenda ikabije si byiza wenda wayambara watangiye akazi niba uri umusore kujya muri interview wapokese ntabwo ari byiza pe ihangane nawe ubura kuntu abandi bigenda pe ambara neza ahubwo ati wikomere iby'amadeshe ntabwo wakora muri banki akazi yo gushaka rwose ntabwo byakunda pe umufashe niba uri umupasiteri rwose pe wibona umukristo uza gusengera guha ibyifuzo buri munsi byo kugura imodoka yo kubaka inzu ukabona hari amajoro n'amanywa buri munsi araza mubwira utera umukozi w'Imana ufata iminota ya 5 rwose usenge hanyuma ujye mu mirimo ukore rwose ushaka amafaranga pe kugira ngo umufashe kuko biragoye ko waguriye imodoka cyangwa waguriye iyo nzu utakoze biri ikibazo pe kirakomeye cyane kandi n'abarimu pe ushaka kubona umunyeshuri kandi mu wa gatanu wenda segonderi ukabona ibintu by'imibare nta byumva wambaye akaruhuko wa kabiri ati ni icyata ubwira uti manuka rwose subire hasi uvuga n'ababyeyi babwira uti mubyeyi uyu mwana nanyura imibare ntageze rwose kuko byanze yatangira ibintu bijyanye kuko imibare ntabwo nayimenya kusa yagiye yasuye mu wa kane wenda segonderi agatangira irindi shami runaka bikamufasha pe bakujya akomeza yiga ruhira ubusa yihatiriza muri ibyo ikibazo pe kandi noneho pe rwose pe no mu rukundo bibamo ugasanga n'umuhanzi nawe umuhanzi waratangira ati wabonye indirimbo nasohoye nayumvise sha imeze ite yeje mbega ingoma yabembweze kuri nk'umuntu wanjye we ntabwo abizi ntabwo nakubeye amusana mbabajwe n'ingoma rwose The Ben yarayasohoye kuko iriya ndirimbo sha yayizimije byarangiye ahubwo se agatekereza mbere hose wigeze uririmba uzi ko aribwo ugiye kuririmba ubu nibwo utangiye muzika kabisa mbabazwe n'ingoma ya The Ben pe iriya ndirimbo wabonye ko na The Ben yageragezaga pe ariko rero iyo ugiye kuyizimya ni nziza se indirimbo yanjye cyane nziza man irakoze man ifite beat ahubwo producer wagukoreye kabisa cyane umuhanga urakoze man urakoze nawe umuntu wanjye ubundi kabisa akishimira no kumubwira ngo indirimbo ni nziza cyane kandi mu by'ukuri utari kumubwiza ukuri ariko mubwira turabwo ati wabere mbona nasohoye indirimbo washyizemo imbaraga ye washyizemo imbaraga watanze n'amafaranga gusa shamusa sinaguca intege ariko irandi pe wagiye kontreta beat wagira ngo bacanyije noneho nka kiriya gitero cya kabiri kiracyo rwose waba kiri ku rwego rwawe pe gusa sinaguca intege courage reba nk'abira bintu by'ibishego wavuzemo bose urumva bitazaguteza ikibazo koko mu nzego zibishinzwe rwose agahita kurakarira ngo abantu ngo baguca intege ngo urugendo rwari rwa muzika ngo batakwifuriza iterambere kuko akubwije ukuri ni ibibazo pe kandi noneho pe no mu rukundo niyo mwajya kubwira ati mfite umukobwa dukundana ukaba aramukuru nako umufiteho si ngombwa ngo umwereke yuko niwe rwose umushore nyine ngo agende ngo nagende kandi umubwiriza ukuri ukuntu ibintu bimeze kuko imubwiye ati ni mwiza cyane we arakubwira ati uzi ko wa mukobwa tugiye kwikorera ubukwe
mwiza pe ni mwiza cyane kuko twariniganye muri primaire ntabikubwiyeho twariganye muri primaire ibyo bikamushimisha cyane mwiza pe kuko wowe ntabwo urimo kuba umunyakuri cyane ariko uramutse wawe umunyakuri gato ukahita ubimubwira yakubwira kuko ari ibyo umuziho yego ntabwo bose ariko bameze cyane ariko mu gihe ari ibyo umuziho ushaka kubimubwira ari ibyanyabyo mwana rwa cyane kuko uzi ko buriya Agnes uzi ko tugiye gukorana ubukwe Agnes tugiye gukorana ubukwe rwose pe kandi yambwiye ko mwiganye twariganye za primaire rwose ntabwo yakundaga kugira akavuyo ariko yararwanaga nyine bakabifata nyine bisanzwe tugeze mu wa kane nibwo nyine yakubise umwarimu ntabwo ntibamwirukana kuko tugeze mu wa gatandatu primaire nibwo yakubise directrice nyine nabwo bisa nkaho bizanye akantu k'akabazo gato ababyeyi bamuhindura ikigo kwita directrice ntabwo mutashobokana ni umwana mwiza ubwo se nari ikirara nyine se ndimo kubyumva nanjye njya mureba rata kuko we yahinduye ikigo ageze no kuri icyo kigo baza gutangira kumushinja nyine ibintu ngo by'uburaya yego nyine ntabwo byabura by'uburaya ariko twabana noneho aza kubyara umwana wa mbere bagira ngo nyine ni ibintu by'impanuka ariko wa mbere umwana umwe namwe ariko ubundi baje kugeraho nyine babyemeye neza ageze ku mwana wa gatatu niho bavuze tujye byose nyine ni ibintu kamera hako wogize n'amahirwe umumenyanya twite urumva umwana twise nyine niwo uzamwita izina kuko wa gatatu we ntabwo yigeze amwita izina niyo muzabana neza pe kuko wumva nta kintu wamara tujye gushaka kunshyushya mu bwonko ubu se nanone umwana namutayeho nta gaciro uwuha basi mukomeze mukunese muzashakane nabwira iki njyewe nari nkubwiye ibyo nzida akakurakangura ko umubwije ukuri umubwiye byose uzi ariko si n'umukobwa gusa reka ariko n'umukobwa nawe ajya kugisha inama si n'umusore gusa ugisha inama n'umukobwa ajya kugisha inama akavuga ati wa muhungu ugiye kunshaka bimeze gute uriya muhungu mana wishane mwiza mwiza pe njye nanjye urarega umusore wa musore ugiye gushaka nanjye twarabana shane byiza pe twabanye muri universite yose ariko we nawe ni umwana mwiza umwana mwiza nta kibazo pe azakwera umugabo mwiza wawe imana ishimwe cyakishima ariko n'uwamubwiye ibyo yagiye akora ugasanga bibaye ikibazo mugiye kubana tugiye kubana rwose ababyeyi barabizi baratangiye kubimenya shimba azaba papa w'abana banjye imana we rero cyangwa abana sinzi pe njye bura twariganye mu mashuri yashyagiga bimbwira ngo muri inshuti none se ureba buriya reka ejo bundi noneho bamuhaye n'imbabazi babana perezida yahaye imbabazi ejo bundi babahaye imbabazi yari yaragize gutya ariko ntabwo yarakoze ibintu bikaze nyine yagize gutya nyine ngo za gatsi iyo ngiyo agenda apfumura inzu usanga abantu baryamye bahana n'ababyeyi bafata ku ngufu biba ibintu bisakura ariko imiryango ibijyamo birangira n'umuntu agiye muri gereza ariko n'ubundi agiye ahita atoroka ni frank apfumura inzu muri gereza aratoroka noneho ngo umuntu yaje ngo gufata ku ngufi ihene ariko byo baravuga ati reka twumvikane inshuti yanjye sibyo ntabwo njye naje kukugisha ariko we bije vuba kuko no muri primaire mu wa kane yafashe umwarimu ku ngufi ariko ho baravuga ati wenda ni ibintu by'ibigambo bayumvishe cyangwa se byaba ibifilime baba bareba nyine by'ubusambanyi ariko nyine byaje gukura ubundi bigeze mu gezaho karigezaho ntabwo nagiye kugisha inama umva kari twumvikane gezaho baravuze ati wenda ni gezaho ukabimubwira gutyo akabirakarira ngo biraba yambwiye ngo aransenye karabaye kandi mu by'ukuri amubwiza ukuri guhari cyane reka se ntabwo gusa pe nimba unasohokanye n'umukobwa mukunda cyangwa umusore mukundana musohokane hari abantu bavuga ngo njye ngo ndi fiti gomeze namwemeje kuko nta kintu wamubwiye wicecekeye kandi wenda yakoze amakosa yakoze ubuturage bwinshi muri resitora yabivu yanze ibintu byose wamubwije ukuri kugira ngo azamenye ahantu azikosora kugira ngo noneho abigendereho umufashije mu buzima bwo kugira ngo nawe atere imbere cyane ibyo bintu no gukora nuko haheze mu telekomande utazi kuyikoresha ugasanga umubwira ngo gushyiraho se vuba wamweretse akanda ukamubwira ati bakora gutya na gutya no muri resitora rero umujyanye n'umukobwa we namukundana cyangwa se mwavuganye wenda kuri za Instagram mukajya muri resitora mukicara rero muri mumaze kuganiraho gake we mubwira uti rwose nakwishimiye ugatisha rwose umukobwa mwiza uzi ubwenge mu nda hawe rwose we mubwiza ukuri pe uko umubona ataye utumubwira ati shaka nisha mu nda hawe rwose ni zeru ni zeru rwose ni nko mu mutwe nyine mu nda hawe ni nko mu mutwe
nyine hameze neza mu ndana nyine ni zero ageze ngo navuze ngo no mu mutwanye ni zero byose ni kimwe nyine akakurakarira ngo uramutuse kimwe nuko n'umuhungu yamureba afite nk'ibituza akamureba akavuga afite za abdomino ameze neza nakubwije kuri cyo kwa Claude ndakubonaga kuri za Instagram ariko ndatunguwe pe ndatunguwe kuko nsanze ukuntu uteye rwose pe ni nko mu mutwe wawe rwose pe umutwe kuvuga shaman sinzi nge byandenze kuko ndimo uri smart cyane no mutwe wawe uri smart wumve ngo nta kintu kibereyemo rwose umusore akababara agataha ababaye uzikanga kwa kambwira mu mutwe wanjye ngo kandi wena nta kintu kirimo genda ujya kwiga usobanukirwe ni ikibazo pe rero mureka dukoresha ukuri aho kuva kukagera umbwira umuntu ukuri kuko ngo ukuri guca mu ziko ni gushye tubizirikane ibyo bintu cyane kuko uzabeshya ubuntu mu byengaruka mu buzima bwe bwose umworohe nawe nuramuka ugiye bizagugurikirana cyane ibi rwose bigomba guhinduka rwose bigomba guhinduka